ibintu Kananura yasubije Mr. Gafshumba urabivuga hiki biriya byari bikoza soni biri byari tebiswaza wabula abaganda bagamba bati abagamba nti oli taswala wabula aswaza so biriya byari bihebuje kuko abantu bayoboye abanyarwanda twakozwe n'isoni abantu bankurikirana abanyarwandakazi bari muri Amerika bari muri Uganda bari mu Rwanda nukuri twarasebye ndetse nkanje shobora gusaba imbabazi ngavuga ngo yo mutubabarire nukuri bikojeje isoni kubona ngo abantu bahagarariye abanyarwanda muri Uganda nibo bameze kuri yabahajana hejuru yo kwitesha agaciro hejuru yo kutubaha izina ryabo kutubaha icyo bari nukuri twarasebye ndetse mutubabarire rero ikintu bita umuco umuntu agira ikinyabupfura umuntu agira indangagaciro muri we umuntu agira ukuntu avuga bikubahisha icyari akarinda kuba umunyarwanda ubundi umunyarwanda niyo mpamvu dutandukana n'abandi n'ayandi mashyanga niyo mpamvu batwita abanyabwenge kuko twitonda mu byo tuvuga tukitwararika mu byo dukora kugira ngo tugaragare nyine tutariho umugayo nago tuvugira iryo ntabwo duhubuka urumva hari ibintu njya mbona mu bintu njya gutangira kuvuga kuri ibi biganiro by'abanyarwanda hano natangiye mvuga ku ijambo ryo kuvuga ngo nimukihakana icyo muri uyu munsi none byanyimishije passport kuko navuze ngo umunyarwanda bandandandaho ngo ngira ngo ndi umunyarwanda w'u Rwanda ariko byo sinabyitayeho iyo naba ndi umunyarwanda uva mu ijuru ndi umunyarwanda gusa urumva nacyo byantwaye pe rero natangiye mbavuga ngo nimukihakana icyo muri ariko nanone ntushobora kutihakana ubunyarwanda udasa nkabwo simvuga ishusho udatwaza nkabo ufite umuco muke wihakana icyuri wirengagiza abantu uvugira iryo utiyubaha ntabwo ari byo pe birasaba yuko umuntu agira umuco muri we ubundi nk'uko ubona avuga ngo ubuvuke uburere buruta ubuvuke uzi kubona umuntu wakuriye mu mbabarire mbivuge wakuriye Masaka umunyarwanda wa Masaka umunyarwanda wa Jinja umunyarwanda wa Mubende aturiste ngira ngo Mubende usanga abo banyarwanda bafite ukuntu batwaza bafite ukuntu bavuga bafite ukuntu badatinya umuntu akaba yahagarara hari akavuga reka njyewe ndirira indimi zabo ziba zisobekanyije ukuntu urumva biba bidafututse mu mbabare kandi ndabizi ko mu nkurikirana munankunda nimufate nabi ariko ndimo kukwereka aho umuntu akurira naho umuntu yavukiye rero ubundi ukabona umuntu ukavuga ati natari kubitwe uya musore ukuntu yifata waza kumubaza akavuga ati iwacu ni Nyamutamba niyo tuva ukavuga ati buriya rata nari nakubonye kabisa so birasaba yuko abantu banyarwanda tugaruke ku muco ntago bigukuraho kwiga noneho ndashaka hari ikindi kintu nenda gusobanura kuba uri umunyarwanda harimo abantu bamwe njya mbona nk'abana bavuye mu mashyamba bakavuga ngo ngewe ngaragaragaraho cyane ngo usanga yivugisha urunyarwanda ngo nawe yigize umunyarwanda none agatangira kuvuga ikigande icyongereza kigacacikana kugira ngo yerekane yuko ari umusirimu oya guta umuco guta ururimi ntabwo aribyo byerekana ngo uri umusirimu wapi ahubwo kandi ubwo uba wahimbagiye neza completely urumva birasaba yuko urinda umuco wawe kandi ugasigara uri umusirimu birashoboka wahura n'umunyarwanda ukamusuhuza neza ukavuga ko uri umunyarwanda ugasa neza ikindi nenda kuyobora mu babyeyi bacu bamwe bari mu mashyamba batubona akavuga ngo yewe yabaye inyoza ariko suriya noneho yabaye atende nango mbabwire kuba umututsi kandi bivuze ngo mfite kunsanga wese nsa nkaho naheruka no gukaraba ye ndaho wese njabiriye nta jambo rizima rimvamo ngo ngaragaze yuko ndi umukobwa ngaragaze yuko ndi umugore nta kintu nashobora gukora hari ibintu ninyisha amaso kora ibikwiriye mu gihe gikwiriye usigaza ubututsi n'ikinyabupfura nuko navuga handi murakoze
kitiva ku ariko umuco ikigaragaza ko umuntu afite umuco aba afite uburere. Niyo mpamvu abanyarwanda bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Umuntu agira umuco, akagira indangagaciro, akagira ikinyabupfura. Nibivuga iki? No kuvuga ngo hari ibintu udashobora gukora, hari ukuntu utwara ubuzima bwawe kugira ngo wiyubahishe, hari ibintu utinyisha akanwa kawe